Muraho amahoro amahoro. Tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, tubaha ikaze muri uyu mwaka wa 2026 ku murongo wa Duel TV. Uwo muvugana nawe ni Revera Benjamin Kwitonda. Rwose tukaba tumaze igihe kinini twifuza kongera kugaruka imbere y'abakunzi bacu, inshuti zacu, zitahwema kudusengera no kudusabira ku manywa na nijoro. Turabashuhuje mwese abo hano tubanye muri Amerika, muri leta ya Kentucky, umujyi wa Louisville, ndetse turabashuhuje namwe mwese bari mu state yagiye atandukanye agize leta ya Amerika, nk'uko leta 50 zose ziri, cyane cyane abumva ururimi rwacu tuvuga rw'ikinyarwanda. Turasuhuza mwebwe abari muri Afrika, cyane mu gihugu cy'u Rwanda, Kongo, Tanzania, Ubugande, Burundi, Kenya, ndetse n'ibindi bihugu byose ko ari 54 bigize umugabane wa Afrika. Ndetse turabasuhuza abari i Burayi, turasuhuza abari mu Burusiya, turafite inshuti zacu kandi zidukunda cyane abari muri Australia. Namwe turabibuka muri uyu mugoroba kandi turabashuhuje, tubifuriza umwaka mushya wa 2026 kugira ngo uyu mwaka uzababere umwaka w'umugisha, umwaka w'uburumbuke, umwaka wo kugubwa neza. Twari duherukanye mu mwaka ushize wa 2025, ntabwo nge nabashije kugenda ngaruka bitewe n'impamvu z'akazi, ndetse no mu mpamvu z'umurimo w'Imana wari uturi imbere, cyane ko hari abo twari turi kumwe turimo turi gusenga twegera Imana, cyane mu kwezi kwa 11 n'ukwa 12 mu mpera zawo. Kandi ubwo twari turi muri ibyo bikorwa byo gusenga, ntabwo mwese uko navuze ku migabane yanyu, ntabwo twigeze kwibagirwa ko muhari. Dufite inshuti zacu, dufite y'imiryango yacu, dufite abavandimwe bacu, dufite abitorero hirya no hino bagenda banihira umurimo w'Imana. Burya rero benshi mwari muri uwo murimo, natwe twari turi kumwe mu buryo bwo gusenga Imana. Rero ariko nubwo ntagarutse muri Duel TV, hari umwana wasigayeho asigara kuri uwo murimo, kandi hari ibyo yabashije gukora witwa Garius. Yakoze umurimo, ndetse hari inshuti nyinshi zanjye mwagiye munyandikira, abandi mukampamagara mukambwira mutari ko se ko tutakubona bimeze gute, ndetse abandi mukambaza mutari ko se noneho Duel byo muri gushyiramo ni ibiki, ibyo tubona uyu muntu mushyashya azanye ashyiraho ni ibiki. Ariko n'ubundi rero nabisobanuye mbere, mvuga yuko Duel TV ifite abantu bayikorera bagiye batandukanye, kandi buri muntu wese ashyiraho umusanzu we bitewe n'ibyo azi kandi ashoboye. Birashoboka rero ko hashobora kuza ngiye nkaza mvuga mu by'Imana, abandi nabo bakaza bavuga ibijyanye na knowledge bafite, ariko twese tugakorera abantu, tukegera abantu, kandi tukabasha kubashimisha. Buri muntu wese akabasha gukuramo ibyo akeneye mu rwego rwe. Bishatse kuvuga ngo abo mu muryango wa Gikristo nimushyiramo Revera Benjamin, kimwe n'abandi nabo bazagenda bazaho, bazagenda bababwira iby'Imana. Ariko kandi abajyanye n'abajene, hari abajene, hari urubyiruko, hari abandi bo mu yandi madini batajya mu bintu bya Gikristo. Abo nabo iyo bajeho bashobora kuhasangaho bimwe mu biganiro, bashobora gusangaho imikino, bashobora gusangaho ibyegeranyo bikorwa n'uwo mukozi witwa Garius, agenda abaganiriza, ariko byose bifite ikijyanye no kwigisha. Ndabyibuka hari abambajije batese ubona bimeze gute, ndababwira ariko se ahubwo murumva ibintu ari kuvuga. Ndabyibuka nk'ibyegeranyo umwana yakoze bigeze nko muri 3 byanejeje cyane, ndetse mbona ko ashoboye. Ngira ngo nanahamagarira abantu bagiye basura uyu murongo wa Duel
kugira ngo mubashe kumva ibivugwa, ntimuzajye mwumva yuko ari ibintu bya satani, abandi ngo ni iby'abadayimoni. Ntabwo ari byo. Urugero, hari nk'igihe yazanye abantu ba Kimisagara agaragaza aho urubyiruko ruhurira rukora imikino Kimisagara ndetse na Rafiki, avuga ati aha hantu hazamuye impano zigiye zitandukanye, agaragaza n'abantu bari gukoresha impano zabo, bari gukora amasiporo. Ndatekereza yuko nubwo waba uri mu nzu y'Imana uri umukristo, ariko buriya uje kuri Duel TV ukabona nk'aho bari gukora biriya bijyanye na siporo n'ibindi, ndatekereza ko ibijyanye no gukora siporo ukagorora ingingo zawe, ndatekereza ko bitareba abantu bamwe gusa ngo abandi ntibabe babasha kubibamo. Ndetse ntekereza ko bamwe mu bagiye batandukanye cyane cyane bari muri za Amerika no ku yindi migabane bafite ubushobozi, bashobora kumanuka bakaba bagenda bakazamura na ziriya mpano ziri hariya za Kimisagara, ziri za Rafiki, byose bikagenda neza. Hari n'ikindi yigeze yazana abana bari gukora ibintu bijyanye n'umukino ngiwe nari nzi ko ukorerwa mu mahanga. Uwo mukino abo bana bari gukora wari umukino w'amagare. Umukino w'amagare ndangije mbibonye ndavuga ntari koko kubu tuzabure abantu bagenda ngo bakore na shampiyona, byibuze bagende bazamure bari abana b'amagare. Ariko kandi byose birashoboka. Kubera iki se umuntu ashobora kugenda akazamura ikipe y'umupira w'amaguru, undi akazamura abaririmbyi, undi akagenda akazamura abaririmba indirimbo za Kinyarwanda, ko kize mutazamura umukino w'amagare? Byose birashoboka, ariko kandi biriya nabyo bibera kugira ngo abajene babibone kandi babyiteho. Ariko noneho icyegeranyo yakoze cyankoze ku mutima cyane, nicyo yagaragaje avuga ibijyanye n'umuco. Umuco, agaragaza umuco wo kwambara poketi. Uwo ngo ntekereza ko ahubwo ubaye uhagarariye n'itorero cyangwa idini, kuri icyo kintu wagitekerezaho nawe mbere yo kuvuga ngo kwa General Yesu. Yagaragazaga uburyo poketi zambarwa n'abantu bamwe kandi bose bakaba ari abirabura. Ubwo yakoraga icyo cyegeranyo amaze kugikora yagishyizeho, narakitegereje mbona ari cyiza, kuko nagendaga mbona abantu koko bambara amapoketi, bakambara amapantaro amanuka hirima hasi. Ariko ngeze muri Amerika ntago nigeze mbona abazungu b'abanyamerika babikora, na ndetse niyo wanabona babikora bafite uruhu rusa n'urw'abanyamerika, burya barandi bavuye mu bindi bihugu ariko atari bakavukire ba hano. Ariko akomeza avuga ko ibyo byose ibintu byaturutse ku itundwa ry'abirabura n'ibindi. Avuga ku bijyanye na niga, ndabyibuka kijyanye n'iniga, hari umuntu yigeze ambwira ati pasta, ati nubwo uri pasta ariko uri n'iniga yanjye. Ntago nari nzi inkomoko y'iryo jambo ryitwa niga. Rero nkatekereza nkavuga ko ariko maze kumva igisobanuro, yashoje avuga ijambo ryiza bati naho abantu babyambara ubyambara ubizi n'ibindi, ni umuco kandi abantu babikoze bagira ngo bapime batazibagirwa umuco n'ibyababayeho. Ariko mu by'ukuri n'abantu babikora, ntekereza ko tutagomba guheranwa n'amateka ngo tugume gutyo gusa. Rero narigize ngo manze mvuge kuri ibyo, ariko ntekereza ko muri rusange umwaka wagenze neza, wagenze neza kuko Duel TV twagize inshuti nyinshi ndetse namwe murimo. Ntekereza ko twabonye abantu benshi bagenda bafata ibiganiro byacu bakagaragaza ko bari kumwe natwe ndetse bakabiha n'abandi, ariko hakaba ari n'abandi batarabikora bagifitemo intege nke. Ntekereza ko nabo bazadufasha muri urwo rugendo 2023 kugira ngo badushyigikire, ndetse naho yaba ari n'ibi biganiro bishingiye mu ijambo ry'Imana n'ibindi bibe byabasha kugera kure, n'andi masomo yandi agenda ategurwa n'abandi bakozi bagenda bazanaho ibindi bintu. Ndagira ngo wenda ntago Duel TV tuzaba bihiriza ngo tujye tuzana ibintu bidafite icyo byakwigisha abantu. Uko biri kose bizaza bizaba bifite ibyo bizabigisha muri umwaka 2026. Rero ntago natinze. Umunyarwanda avuze ngo iyo utinze ubutinze ufite ibyo uhambira. Nanjye mfite ibyo nari ndimo ndi kugenda ntegura, mvuga mbese muri 2026 inshuti zacu, abavandimwe bacu tuzabasha kugera kuki. Niho nanjye hamwe no gusenga Imana no kubitekerezaho no kureba kugikenewe muri iki gihe dushobora kuba twavugaho. Natekereje ko
uko nzagenda ngaruka kenshi tuzavuga ku ijambo rijyanye no kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Nibyo koko kuramya no guhimbaza Imana bikundwa n'abantu benshi, kuko mu kuramya no mu guhimbaza iyo abantu babirimo ubona bishimye, ubona banezerewe, ubona babohoka, ndetse ntekereza yuko kuramya no guhimbaza byarenze n'urwego rw'uko byakabaye kuba bikorwa. Bamwe bashaka kubikora nk'impano, ndetse ishobora kuba yabeshaho umuntu, ikamutunga, ikamuha ibyo kurya, ikamwambika, ikamurihira amashuri y'abana, igatuma anamenyekana, akaba icyamamare. Ariko wabireba byose ugasanga twagiye dutangira turamya Imana, ariko byagera hagati ibintu byitwa kuramya Imana bikagenda bikendera mu bantu, kuko bijya bishoboka ko abantu batangira neza ariko bakazasoza nabi. Rero kuramya Imana kukagenda gukendera mu bantu, bagasigarana icyo bita guhimbaza Imana gusa, ariko hatarimo kuramya Imana. Rero muri uyu mwaka 2026 tukaba tuyitangiye kandi tukaba tuzayisoza turi mu bikorwa bijyanye no kwigisha abantu ibintu bijyanye no kuramya Imana. Bamara kumenya kuramya Imana niki, tukabigisha ibijyanye no guhimbaza Imana. Noneho byombi kuko bikenewe mu buzima bw'umukristo, abantu bakabikora, bakabihuza neza, kuko wareba icyo gikorwa ukavuga uti aba bantu baramije Imana, barangije kuyiramya barayihimbaza, kandi iri mu ijuru yumvise kuramya kwabo. Ibyo bakoze byose byavaga mu mutima n'ubusabane nuko begeranye n'Imana. Noneho barangiza ibyari umutima bisohoka hanze, baratangira bararamya, ibyuma biravuga, senti ziravuga, amabafure menshi azamura umuziki mwiza, za mixer abantu baramikisa bigenda neza. Ariko ibyo bintu byose bigaragarira inyuma ari byo bimotiva impano. Ibyo ngibyo bikaba byabanjwe no kugira gute, no kuramya Imana. Ngira ngo ibyo bintu byumvikanye neza. Ndagira ngo nsabe abajene b'iki gihe, abagabo, abagore, aho bari hose, bavuga ko baramya Imana, bakavuga ko bahimbaza Imana, bamenye itandukaniro riri hagati yo kuramya Imana no guhimbaza Imana. Byombi biruzuzanya, ariko habanza kuramya Imana. Warangiza kuramya Imana umaze kugirana ubusabane n'Imana, wumva mu mutima wakuruye Imana, wumva ko Imana uri kuyumvira bugufi bweri mu mutima, ukumva ko unezerewe, ukibuka Yesu ko ari umwami wawe, ari umukiza wawe, ari umucunguzi wawe. Wamara kumva bikurimo, bikugezemo, hari ikintu uzumva. Icya mbere, Yesu yamaze kugera muri wowe, utangira kumva iby'Imana yakoze byose mu buzima bwawe bwose. Icya kabiri, utangira kumva aho wagize imbaraga nyinshi mu kwegera Imana, naho wagize intege nkeya, ndetse zikaba zaragukuriye mu bikorwa by'umwijima. Noneho warangiza, wamara kumva ibyo bintu, ukihana intege nkeya zose zikarangira. Ibyo bikorwa byose bibera mu gikorwa cyitwa kuramya Imana, kugeza igihe wumva ko Imana ikwegereye, kugeza igihe wumva ko Imana itarakarira ijwi ryawe, kugera ku rwego wumva ko isengesho ryose wazamura wumva rizamuka rikagera hera. Noneho wamara kumva ugeze kuri urwo rwego, icyo gihe nibwo utangira kumva ibinezaneza byo mu mwuka, ugatangira kumva Imana ikunejeje. None izo mbamutima zawe, ibyo byamaze kukuzura, bigasoka hanze. Iyo bigeze hanze haba iki rero? Iyo bigeze hanze ubyinira Imana, iyo bigeze hanze utambira Imana. Iyo bimaze kukuzura,
uko bagucurangira kose wumva biryoshye. Iyo wamaze kuramya Imana neza, ijambo ryose bakwigisha riragufasha. Ariko ikizakubwira ko ibyo usigaye ukora muri iyi minsi ari uguhimbaza Imana gusa, atari ukuramya Imana, nuko ibyuma n'ibizima nawe uzumva bise bikatika, kubera kuri kubikora nta busabane ufitanye n'Imana. Icya kabiri, ikizakubwira ko usigaye uhimbaza Imana gusa ariko hatarimo kuramya Imana, Imana itari mu mutima wawe, Yesu atinjiye muri wowe, udafitanye ubusabane n'ab'ijuru, ikizabikubwira bazashyira umwigisha hariya yigisha, nurangiza utangire wirobanurira abigisha, ujye uvuga uti yigisha neza, uyu yigisha nabi, utangire wumva utangiye kwihitiramo abazakwigisha. Ati iyo yigishije simfashwa, uyu yavuze nibwo mfashwa, ati uyu nguyu yavuze rirampagurutsa, uyu nguyu yavuze aransinziriza. Ubundi usinzira kuko wamaze gusinzira kera. Ariko kanguka, 2026 duhagurukire mu gikorwa cyitwa kuramya Imana no guhimbaza Imana. Uri kunyumva? Urakoze cyane. Reka rero nkuhereze urugero rumwe rw'ijambo rimwe nasomye riranezeza, riri muri Yohana ibice 4 n'umurongo wa 23 kugeza 24. Reka dusome iryo jambo uryumve. Nindangiza ndi gusobanurira gato. 4:23 haranditse ngo, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Amen. Amen. Iri ni ijambo Yesu yibwiriye umusamariyakazi. Bari bahuriye hehe? Bari bahuriye ku iriba. Uyu musamariyakazi abantu benshi iri jambo murarizi, yari afite amateka mabi, yari afite amateka y'ibijyanye nuko abasamariyakazi cyangwa abasamariya bajyaga banena Abayuda, bakumva batasangira, bakumva batasabana. Yesu ubwo yaramwegera amusanze ku iriba rya Yakobo, ariho Yesu yiyicariye bahahuriye, abwira uyu musamariya, aramubwira ngo wambaye ku mazi nkanywa. Undi aramubwira atoya, ntabwo njye naguhaye amazi. None se kuri Umuyuda nkaba umusamariya, ukaba uzi ko ubwoko bwanyu bunenana n'ubwacu, nayaguha gute? Yesu arangije aramubwira ngo iyo wari uzi ugusabye amazi, ukamenya n'impano y'Imana, waba umpaye kuri ayo mazi y'iri riba nkanywa, kuko nubwo yampaye ayayo ntafite umumaro munini cyane, kuko uyanywe yarongera akagira inyota, ariko jyewe ayo ntanga. Uwo ni Yesu wavugaga. Atayo ngayo niyo afite umumaro, kuko aradudubisa, akamanuka mu mutima, agakomeza no mu bugingo buhoraho. Maze umusamariya akaza byumvise we, oh haleluya, aravuga ati niba koko ufite amazi wampa, haba ntazagaruka kuri iri riba, ati ntabara, nanjye gora nikoreye ikibindi, ndarushye. Kandi koko yararushye. Maze Yesu arangije aramubwira ati niko, nibyo uremeye? Arangije
aramubwira ati none se ayo mazi ati wakemera ukayama? Undi aramubwira ati yego. Ati ariko ngaho genda uzane umugabo wawe nyaguye muyasangire. Arangije aramubwira ati nta mugabo mfite. Guhura na Yesu we, haleluya. Yesu arangije aramubwira ati aho uvuze ukuri mugore, ati kuko na batanu ufite ni ukuri, ntabwo ari abawe. Umugore abyumvise yumva aramurondoye, iryo jwi niyo towavuganye yinjirira mu gutwi imanukira mu mutima. Umugore yicekinze arabarura, asanga ni Yohana, asanga n'ibiri ku nzira, asanga afite abagabo, asanga mu mazina yabo, arabarura koko asanga ni batanu. Haravuga ati bari barabimbwiye ati kuko kuri aka gasozi hari ahantu hadasanzwe, ati none nabampuye n'umuhanuzi. Muri ako kanya umugore agira ihishurirwa, arangije aravuga ati urandondoye kandi uramenya. Harangije Yesu nawe arangije abahuye nawe kandi amugirira neza. Umugore amaze gusabana na Yesu, ubusabane bwo mu mutima, amaze kugira ubwo busabane, atangira kumva yavuga Imana. Nibwo yasohotse agenda abwira umuhisi n'umugenzi, aravuga ati uyu munsi wa none nahuye nawe, uko biri kose birashoboka ko ari umuhanuzi, uko biri kose sinzi uwo ari we, atariko kimwe cyose yandebye mu mutima. Arangije amenya byose. Icyampa muri uyu mwaka 2026 ukemerera umwami, itoroshi rya Yesu ryamurika mu mutima, ugahita wimenyaho ibibi, warangiza ukabivamwo, amateka mabi akarangira. Haleluya. Amateka mabi akarangira muri wowe. Ubusabane uwo mugore yagiranye nawe nibwo bwatangiye kugenda agenda avuga Imana, yumva igicaniro muri we cy'umwuka wera kirazamutse, kititaye ku bagabo bose yagize, kititaye ku busambanyi yabayemo, kititaye ku bwoko bw'iwabo. Ijambo rimwe rya Yesu ryo kumuruhura no kumurondora, nawe yarangiza akemera. Iryo jambo ryakuyeho amateka y'imiryango mabi, rikuraho amateka y'ibyaha yarazwiho by'ubusambanyi n'ibindi, no gutwara abagabo b'abandi. Icyampa muri uyu mwaka 2026 mu gusabana n'Imana, mu kuramya Imana kwacu, tukazimenyaho ibibi, twarangiza tugafata ibibi tukabyikuramo, twarangiza tukamamaza Yesu. Haleluya. Bizaba ari byiza cyane iyo winjiraho mu kuramya Imana. Uyu mubyeyi ntago wari bumuhagarike, ijambo ryose ryari bumanuke muri ako kanya, indirimbo yose yari bumanuke muri ako kanya, bacuranga batacuranga, umwigisha w'amavuta yazari w'amavuta atari n'uw'amavuta, uyu mugore yari bufashwe kuko yari yamaze kuramya Imana mu mutima we. Ibi kandi byo kuramya Imana ntabwo bihereye ubu, hari n'abandi tuzagenda tubona bagiye baramya Imana kuva mu itangiro bakaramya Imana, kugira mu byinshi tubona abantu bagiye baramya Imana, bagiye babanza kuramya Imana, noneho nyuma bagahimbaza Imana, Imana yarangiza igahindura amateka yabo. Ntabwo nzibagirwa rimwe nigeze nicara muri ofisi imwe mu Rwanda, ndakora akazi ariko nakicara muri ofisi nkajya numva atari yo yanjye, nkajya numva ari ahandi umwami yanterura akantereka, nkajya numva Imana yahindura amateka yanjye. Ndabyibuka nari umupasiteri, narahagurutse nkora icyo abantu basuzugura kitwa gusengera data mu kuri no mu mwuka, aho bamwe b'abapasiteri, aho bamwe b'ababishopu n'abapotre hari ibyo ushobora kubabwira bakabyanga, bakumva ko ari iby'insuzugurwa, ntibabikore.
ijwi ry'Imana ryababwira ntibumve ikivuga kandi yavuze. Abantu ntibabashe gusengera mu kuri no mu mwuka. Abandi bakibwira ko gusengera mu kuri no mu mwuka hari ukujya mu ndimi ubundi bakazididibuza we, ariko wajya gushaka kumvira Imana no gusengera data mu kuri no mu mwuka no kuramya Imana bikore mu mutima bigasohoka hanze, kuko akuzuye umutima ariko gasesekara hanze bikananirana. Uwo munsi niyumvamwo kujya guhurira na Yesu ku musozi umwe, kandi menya ko ninkujyaho ndamara iminsi 7 ndi kuri uwo musozi. Uwo musozi nawe ugiyeho, nsaba uruhushya mu kazi, ndagenda njya kuri uwo musozi. Uwo musozi nta wundi muntu najyanyeyo, habe nabo twasenganaga bose nta numwe najyanye nawe. Ntabwo narebye agaciro n'umwanya nari nicayemo, ntabwo nigeze nita kuri buri kintu icyo ari cyo cyose. Narahagurutse njya kuri wa musozi, imbeho ikajya insangaho mu gitondo, ikansangaho nimugoroba, ngahamagara Imana nkayibwira ati ariko bizarangira gute data? Imana imbwira ibintu bikomeye kandi byiza, imbwira ibikomeye bibi, imbwira ko igiye kubikuraho, ariko imbwira n'ibyiza bimwe birasohora ibindi ndabitegereje. Reka mbabwire, nta kintu cyiza kibaho nko guhura na Yesu. Uwo musozi nagiyeho hari abapasiteri batapfa kuwujyaho. Umuntu ufite ifaranga ntiyapfa kuwujyaho. Ntabwo umuntu ufite akazi keza yapfa kuwujyaho. Ibyo ngibyo twabyise iby'abayobe n'abavangirwe, twabyise iby'abaswa n'abantu batize. Siko bimeze. Uragira ngo abantu bashatse kugaragaza umubabaro wabo bakandika hano hasi bakavuga abantu bagiye babagira abayobe n'abaswa kandi basenze Imana, se ugira ngo ntibakuzuza Musa no bari kwandika commentaire ukumirwa? Ariko uwo munsi, uwo musozi nagiyeho, naramije Imana mu mutima, kandi mpagaze kuri uwo musozi niyumvaho amakosa menshi. Hariho n'ibyo ntibukaga, hari nabo nari narababaje benshi ntarinzi, hari byinshi nakoraga kandi bitari byiza. Ariko uwo munsi kuri uwo musozi, umunsi wa mbere narabohotse, uwa kabiri ndabohoka, uwa gatatu ndabohoka, uwa kane nuzura umwuka wera, uwa gatanu numva ibintu ntibisanzwe, uwa gatandatu impano zirakora, numva ibintu bimeze neza. Umunsi wa karindwi irazirambwira ngo wandamije neza kandi wandamije, kandi isengesho wazamutse ndaryumvise, waryamuse narayumvise, haguruka utahe kandi nzakugirira neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyo uhuye na Yesu ugasabana nawe, hari ibintu bishira muri wowe. Rero hari imisozi, hari ahantu wahurira na Yesu. Ese ahantu wahurira na Yesu ni hehe? Wahurira na Yesu mu cyumba aho usengera, imbere y'igitanda cyawe ugatera ugashyira agatapu ukajya usenga. Wahurira na Yesu mu rusengero, hahandi abantu basigaye basuzugura muri iyi minsi, batagikunda guterana kwera. Aho wahurira na Yesu ugasabana nawe. Ariko Yesu aravuga ngo birakwiriye ko abasenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka, kuko bene abo ngabo ari bo Imana ikeneye, kuko data ni umwuka. Imana ishimwe cyane. Ndabifuriza mu mwaka 2026 kugira ngo muze duhaguruke, turamye Imana, tuve mu kigari, tureke kubeshya abantu duhagaze mu mpano, turi kwiteragura hejuru dusimbagurika, kandi tuzi ko mu mutima harimo ikutaniro ry'ibyaha, akajagari k'ibyaha bivangavanze byinshi, bimwe twiyiziho n'abandi batazi, n'ibindi n'abandi bazi batuziho, ariko twarangiza tugatinyuka tukavuga ko turi kuramya Imana, turi guhimbaza Imana, tubeshya. Abasenga data bamusengere mu kuri no mu mwuka, kuko mwene abo ngabo nibo bagomba kumusenga, kuko data ari umwuka. Imana mu ijuru ibaha umugisha. Turabifuriza muri 2026 kugira ngo muhaguruke turamye Imana. Nitumara kuramya tumaze kumva icyo bisobanura neza, uwo muti twemere tuwunywe, kuko abantu banze kunywa, tuwunywe wo kuramya Imana. Bihere mu mutima, Banyarwanda bihere mu mutima, Bagande bihere mu mutima, Bakongomani Barundi bihere mu mutima, abantu bihere mu mutima, Abanyamerika bihere mu mutima. Twivane mu iby'Abasamariya kazi n'Abasamariya, twivane ibyo kunena na mu cy'Abayuda n'ibindi, ahubwo muze turamye Imana
kuko niwe data wa twese. Imana ishimwe cyane. Iyo turi muri uwo mwanya mwiza amoko ararangira. Iyo turi umwanya mwiza wo kuramya Imana ubusambanyi burarangira. Iyo tubirimo ubusinzi burarangira. Iyo tubirimo kugira ibinyoma birarangira no kubeshya birashira. Ibyaha ubujura burashira, kugambanirana kurashira, ubwicanyi burashira, kubeshyirana birashira, ahubwo tubaho nk'abana b'Imana. Imana ibaho umugisha. Mugire umugoroba mwiza kandi tuzongera duhure ubutaha noneho turi kureba ingero nziza z'abantu bagiye baramya Imana. Tumenye kuramya Imana yuko y'abantu bamaze kuramya Imana hakurikiraho noneho guhimbaza Imana. Murakoze cyane, mugire ijoro ryiza.